Amahoro y'Imana bane namwe mwese mugomba kudukurikira ku mbuga zigiye zitandukanye cyane cyane kuri iyi ngiyi ya Janvier from Nyundo. Ni nk'ibisanzwe ndacyari umunyamakuru wanyu Fizo. Hari hashize igihe kinini tutavugana cyangwa se nagaragara mu bikorwa bya Janvier, ariko nkaba nongeye kugaruka bati se ni iki ari kudutegurira, kuko ari byinshi biba bigiye bitandukanye nk'umuhanzi. Ni umwanya rero ngagira icyo atubwira kubyo ari gutegura ku bijyanye n'umuziki. Murakoze. Bisanzwe nitwa Janvier Nshimiyimana, ndi umuhanzi mu ndirimbo zisingiza Imana. Nk'uko bisanzwe dusanzwe duhurira kuri channel nkoresha yitwa Janvier from Nyundo. Ni byinshi rero turi kubategurira, nabanje kubibasuhuza no kubifuriza ibihe byiza. Kubategurira byinshi nk'uko twari twarabivuze ubushize mu kiganiro twakoze ubushize. Twasezeranije abakunzi bacu ko ari byinshi turi kubateganyiriza, harimo igitaramo, harimo gukora indirimbo zitandukanye ku majwi ndetse no ku mashusho. Kuri iyi nshuro rero twateguye igitaramo, nateguye igitaramo kizabera muri Paruwasi Katedrali ya Nyundo muri sale ya Sanzari. Kikaba ari igitaramo rero nkoze cya kabiri gikoreye muri Paruwasi Katedrali ya Nyundo, cyane gikoreye muri Sanzari ya Kanama. Oya, ni mu murenge wa Kanama, ariko biregeranye ahantu bibiri na cyane ko ari muri Paruwasi imwe, ntabwo ari kure, ni hafi. Ubwo ariko hano hafi muri Sanzari ya Nyundo ni icyo gitaramo cya mbere gikoreye, kizaba kuri 27 ku cyumweru, kuri 27 z'ukwa karindwi 2025, aho nyine kuri Sanzari, muri sale ya Sanzari mu kigo Ni hano mu murenge wa Nyundo n'ubundi. Ni naho mu murenge wa Nyundo. Kikaba kizaba kuri 27 z'ukwa karindwi 2025. Ubwo ni umusibe bitewe n'igihe wese twakoze, bitewe n'igihe wese wibonere, ariko aho muri gihe twikoreye ubwo. Ese nko ku muntu ugukurikira, cyane cyane ndavuga ku bakunzi, ko buriya umukunzi atandukanye n'umufana. Umufana ni wa muntu uzagukunda ibikorwa byawe akanabishyigikira, ariko ejo asubira inyuma cyangwa se ibintu byakanga, yahabona undi muntu nanone urenze akaba ari wasanga. Urumva umufana batandukanye n'umukunzi. Umukunzi igihe cyose ahora kuri inyuma. Ese ni iki wateguye gituma nyine azashishikara kuvuga ati se iyo video cyangwa se iki gitaramo niba namurebaga kuri video noneho nkaba agiye kumureba live, ese ni iki yateguye kizatuma nza mu birori? Ese ni umuziki mwiza w'abantu bakunda imiziki itandukanye? Ese ni akahe karusho kandi? Ni icyo wabwira umukunzi wawe ngo narateguye ku buryo kizatuma ava mu rugo akaza kureba igitaramo? Murakoze cyane. Birumvikana imyiteguro aba ari myinshi kandi isaba ubushobozi butandukanye, isaba n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko ku rwego rwacu ndahamya ko niba koko twavuze uyu witwa umukunzi, umukunzi we rwose ntazaburira umunyura. Ubwo twateguye byinshi byo gushimisha abakunzi bacu, umukunzi we ntabwo azabura ikimunyura. N'ubundi usanzwe adukurikira, n'usanzwe adushyigikira, adukurikirana, gukurikira ubutumwa burimo. Icyambere ni ubutumwa, ubundi icyambere aba ari ubutumwa buri mu ndirimbo, no kugira ngo dufatanye kugira ngo bugere ku bantu bose. Icya kabiri, twateguye indirimbo zitandukanye nk'uko nabibabwiye ubushize. Mfite indirimbo nyinshi, kuko mukaba mfite indirimbo 200, ariko kuri iyi nshuro maze gukora indirimbo mu byuma zigera ku ndirimbo 20. Tukiri aho ngaho ku bijyanye n'indirimbo, mwikayo ufite indirimbo 200. Ndi umunyamakuru, navuga ko sindagira experience ihagije mu binyamakuru, ariko iyo mfite nemera ko abahanzi baba bafite indirimbo zingana gutyo ni bakeya. Kuko zino saha urasanga umuhanzi wageze kure afite indirimbo nyinshi cyangwa se nkeya, tuvuge 5, 10, ariko hejuru y'izo 10 yamamariyeho. Ubu usanga ajya muri studio agakora indirimbo abandi bakoze, cyangwa se abaproducer bakamwandikira cyangwa se iki, ugasanga indirimbo akora ahanini ntabwo ari indirimbo ze. Ariko kugeza ubu ngubu ufite indirimbo 200.
mfite indirimbo 200 kwandikaho nandika buri munsi. Ndetse rimwe na rimwe rwose ndandika nkibaza ngo basi indirimbo zizajya ahagaragara ryari, ubushobozi kandi ntabwo ko nta bushobozi buhari. Izi ndirimbo zizagera aho nazo zijye mu byuma abantu bazumve bazikurikire, ugasanga nyine ni ikibazo, ariko ntabwo ducika intege kubera ko Nyagasani dufiteho umugambi. Imana yagutoranije ikaguha impano yo kuririmba, nkanjye yampaye impano yo kuririmba, iyo ituma nandika, nimba kwandika nkamenya ko indirimbo ndi buyite, nkamenya ko indirimbo ndi buyitange, ko ndi buyisoze. Kuba rero mfite indirimbo 200 ntabwo nakwiheba, mfite icyizere cy'uko muri Nyagasani, muri Yezu byose birashoboka. Hamya ko nazo zagira ngo zikajya ahagaragara, ariko kugeza uyu munsi izo maze gushyira mu byuma indirimbo 20 muri imyaka 10 maze ntangiye gukora uyu muziki. Maze gukora indirimbo 20, birumvikana tugereranije n'imyaka maze indirimbo ni nkeya, ariko nyine bigenda biterwa n'ubushobozi. Uko ubushobozi bugenda buboneka umuntu agenda akora buhoro buhoro bikagenda biza. Tukiri ku bijyanye n'akarusho uri gushishikariza abazaza kureba ikirori, abo bakunzi badukurikira ku biganiro bigiye bitandukanye tugenda dukorana, indirimbo usohora, ni akahe karusho kandi nigeze kumva ahantu nigeze kumva ngo wakoze no gutarapo, ese bimeze bite? Ako gasha nako ni ikintu natekereje cyiza cyadufasha kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu bose. Natekereje ko abantu bashobora kuzaza mu gitaramo, buri wese ashobora gutahana akadarapo kugira ngo muri gitaramo bazaba dufite, ndetse banadutahane kugira ngo n'abandi basize mu rugo bashobora kuza mu gitaramo udafite smartphone, ariko bagusanga mu rugo baguha akadarapo ukareberaho, ukareba umuhanzi runaka, turi mu gitaramo cy'umuhanzi runaka, ushobora kujya kuri YouTube ye iyi n'iyi ukareba indirimbo ze, ushobora kureba natwe ibyo twahozemo, noneho ubutumwa bugakomeza kugenda burushaho kugera ku bantu bose. Hariho rero uko gushishikariza abantu gukurikira ubwo butumwa kuri YouTube no kurushaho kubwamamaza, ubwo ni uko gukora subscribe, kubusharinga ukagera ku bantu bose. Ubwo rero ako kantu nako ni agasha twateguye. Ubwo muri make ako kadarapo kariho ifoto yawe, kariho ifoto, kariho gushishikariza abantu, kariho na za social media ukoresha. Birumvikana. Ubwo icyo ni ikintu gitangaje cyangwa se gituma umuntu nyine yita ku byo yabonye, kuko zino saha nagahise mubaza ese ako gapapuro uzakoramo ibikorwa ku buryo umwana uzagatwara atazagaciraho, ese atazagata mu nzira, ese tuvuge niba nagataye mu nzira uzagatora azakishimira avuga ati reka ndebe uyu muntu ku bijyanye ubwo n'umuziki. Ubwo nibyo nyine kukubazaho, ese urumva mu muziki haba harimo indirimbo zigiye zitandukanye, izituje, nyine buri wese ku buryo yikarasa umuziki wakoze. Urumva hari umuntu uzaza avuga ngo ngiye nkunda indirimbo zibyinitse hasi hejuru ivumbi ritumuke, icyo gihe umuntu azaza yitwa yambaye isengeri kugira ngo ataza gututubikana. Hari undi uvuga ngo ya ngiye bitewe n'uko noroshye mu mutwe nzajyayo numva indirimbo zituje, undi akavuga atoya njye zose nzazumva kandi pe ndabyiteguye. Abo bantu bose muri kategori uri kubakarasa kuvuga ati se mfite indirimbo uyazumva gutya, mfite wateguye indirimbo zimeze. Urakoze cyane François, nk'uko ubivuze, yewe mfite indirimbo zitandukanye, mfite indirimbo twita classique zituje, mfite indirimbo zibyinitse z'ikinimba zibyinitse, abantu babyina bakarambura amaboko bakishima. Mfite indirimbo za zuke, abantu bashobora gukata umuziki rwose bakakata umuziki muri Yesu Kristo biremera. Mfite indirimbo ya reggae biremera, mfite zuke ngagira reggae, mfite indirimbo ya reggae nayo nakoze kandi irakundwa cyane. Mfite n'indirimbo nshya nakoze iri mu njyana ngira ngo ni yarumba, n'indirimbo nayo izashimisha abantu nise gusenga ni byiza. Urumva rero ibi
ibice byose ibyiciro byose nafasheho kugira ngo umuntu wese uzaza azagira ahantu yisanga avuga ati nanjye ntashe nafashijwe cyangwa se nakiriye ubutumwa bwiza nanjye ku rugero rwanjye muri mudu yanjye hari indirimbo yafashije. Izo ndirimbo zose twazikozeho zirahari rwose turababwira ko uzanyurwa n'ibyo twabateguriye. Urumva buriya iyo umuntu agiye mu gitaramo cyangwa se mu kirori rimwe na rimwe atavuga ati ese iriya ndirimbo yacu yaririmbye bwa kabiri yitwa mu kimwe cyo kwireba, ese iriya yasoreje buri wese afite iki. Urumva byanze bikunze agomba kumenya ngo ese imbuga ze ni izihe, agomba kumenya ngo ese iriya ndirimbo n'uburyo yitwa ngo iki. Ibyo byose azabikura kuko yahageze. Tukiri aho ngaho hari indirimbo ubwo mperuka ubwashize, hari indirimbo nigeze kumva cyangwa se nabonye akavideo abapadiri bari kubyina indirimbo yawe n'ibivuga ngo Nyagasani urangwa ntabwo ari abapadiri ese urumva niba byanze bikunze ikirori cyawe cyitabirwa n'abafurere abapadiri, hagati aho naranumvishe ngo hari n'abamansera bagusuye ko batazaboneka mu kirori ariko byanze bikunze bagaragaje ko bazaba bahari ku mutima baba bahari. Umuntu niba avuga ati tariki 27 z'ukwa karindwi sinzaba mpari, ariko byanze bikunze se kuri 25 ntaboneka, byanze bikunze abazaba bahari. Bivuze ngo nyuma yaho yo ku Nyundo hari abandi bantu bazavanga hagiye hatandukanye, Karongi, Nyamagabe, Kigali, Nyagatare, Rusizi, mu bice byose by'igihugu. Ese niye nkunga usaba umukunzi wawe mu gitaramo cyangwa se mu kirori? Urakoze cyane, icyo gisubizo kugisubiza kugira ngo bigoyeho gatoya ariko binaroroshye. Inkunga ukenera ni nyinshi, inkunga ni nyinshi dukenera nk'uko abandi bantu bategura ibitaramo bazi imbaraga bisaba, bazi imyiteguro birimo, n'abantu bakoresha ubukwe butandukanye bazi imbaraga bisaba. Ikindi uzi ko ubukwe kuri wowe biraba ari nk'ubukwe kuko n'umuntu uba witeguye kwakira abantu benshi, bisaba ahantu urakorera, gutegura ahantu urakorera, gutegura ibikoresho, gutegura gufata umwanya ugategura bya bintu byose biri bukorwe, bisaba imbaraga. Ubwa mbere rero twifuza ni isengesho. Isengesho burya ibintu birimo Imana birikora, Imana irimo birakoreka bikemera. Twasaba isengesho kugira ngo Imana zivange mu byacu, igitaramo cy'uriya munsi kizagende neza. Iyo niyo nkunga ya mbere. Ngira ngo rero inkunga ya kabiri niyo kuboneka, ubwitabire. Iyo umuntu yitabiriye ibintu byawe aba yakoretse akagushyigikiye kandi ko muri kumwe, ujya ntawacika intege, uzi neza ko watumije abantu ukabona wabonye. Iyo wabonye abantu batega amatwi ubutumwa ugiye kubagezaho, biguha icyizere cy'uko n'ubutaha bizagenda neza. Ariko iyo wabuze abantu ucika intege ukavuga ati n'ubundi ibyo ndi gukora bishobora kuba nta cyerekezo bifite. Ariko turahamya neza yuko uharanira icyiza, iteka ryose icyiza kiratsinda. Ntabwo tuhamya ko ubutumwa turi kwamamaza, tuhamya neza yuko ari Nyagasani waduhamagaye kandi ko yiteguye kudushyigikira mu byo dukora. Inkunga ya kabiri ni ubwitabire, tubashishikariza abantu bose kuzitabira kiriya gitaramo kugira ngo twakire buriya butumwa bw'izindi kandi dufatanye gusingiza Imana. Ni byinshi Imana yadukoreye, ni byinshi Imana yadutabayeho, ni byinshi Imana yadufashije. Rero iyo dufashe n'umwanya wo kujya kwitaramira tukayishimira, bijya buri mwanya mwiza wo kugira ngo Imana nawe yishimire ko twafashe umwanya wo kwisingiza no kwishimira ibyiza yatugiriye. Inkunga ya kabiri navuga ngo abantu bose bazaboneke muri icyo gitaramo. Hanyuma inkunga ya gatatu ni inkunga yo gufata bwa butumwa noneho bakabugeza ku bandi. Hari ushobora kuba yaza ariko yataha agafata bwa butumwa akabugeza ku bandi. Hari n'ushobora kuba ataje ariko kuba kujya kuri YouTube kuri Janvier from Nyundo agakora subscribe agafata ya video akayisharinga abandi cyangwa kandi bakayisharinga abandi akabuhereza abandi kugira ngo nabo babusome ku mbuga nkoranyambaga, ku magurupe ya WhatsApp, kuri za WhatsApp zisanzwe kuri bantu ku giti cyabo.
ubwo butumwa nabwo bukenewe kugira ngo bugere kuri abo bantu. iyo asharinze rero yarangiza agatera komantere akagaragaza icyo abivugaho, indirimbo ntibyitwaho ibi, yafashije ibi, indirimbo zakoreye kuri ubwo buzakomeza ukore indirimbo nk'izi ngizi, nabwo bituma tumenya za njyana turi kuvuga iyi njyana ikunzwe cyane ni iyihe, bigatuma biturika ese abakunzi bawe bakunda iki. niyo mpamvu komantere cyangwa se kubwira icyo uvuga ku kintu runaka birafasha, bigatuma umuntu amenya icyo azakora ubutaha. ubwo rero inkunga ya gatatu ariyo ngiyo yo gukora subscribe, gufata ibintu wabonye nawe ukabyoherereza abandi kugira ngo nabo babibone, hanyuma tukarushaho gukomeza kwamamaza ubwo butumwa. inkunga ya nyuma rero ariyo ya kane birabungarukireho, ni inkunga y'ubushobozi. ntabwo tujya kubivuga kuko bisaba imbaraga kugira ikintu ubu urumva mu myaka 10 kuguhagejeje ubu ntakora n'indirimbo 50 byari bishoboka, ariko kubera ubushobozi ntabwo byashobotse. ubwo rero hari byinshi tuba dukeneye gukora. nk'ubu ngubu muri izo ndirimbo 20 maze gukora, indirimbo ziri ku mashusho ni indirimbo 8 gusa. navuga ngo zigereranya nakoze nitwa ko ndi kuzikora ku mashusho, ariko izindi zose ntabwo zikoze. bivuze ngo hakenewe ubushobozi bwo gufata za ndirimbo zigakorwa ku mashusho. nifuje ko rero nazagura ibikoresho cyane cyane kamera nziza bijyanye n'igihe, noneho ngajya nikoresha za ndirimbo kugira ngo zijye zigera ku bantu zisa neza. ubwo rero inkunga zirakenewe kandi hari abantu bagenda badushyigikira, nabyo ntabwo turatinya kubivuga. abantu benshi kuva natangira urugendo, abantu benshi badushyigikiye, abantu benshi bagiye bashyigikira. hari aho natangiriye umuziki, hari aho ndi uyu munsi. abo bose ndabashimiye ibikorwa by'ubutwari mwakoze byo kudushyigikira, mukadufasha kugira ngo izi ndirimbo n'izo zakozwe zikorwe. niyo ntambwe twateye twitere, biterwa n'imbaraga zanjye n'iz'abantu, ndetse byose tubifashijwemo na Nyagasani. rero niyo mpamvu tutatinya kugira n'undi wese ufite umutima wo kuba yadushyigikira, twaba tuziranye twaba tutaziranye. gushyigikira igikorwa ngiki n'iki ni ukwamamaza, nawe uba wamamaje ubutumwa ubwejeje ku bandi. ubwo rero umwana rero turaza wenda turabona nimero ya telefone ushobora gutuma duhura tukamenya, cyangwa se tukavuganira tugakomunikana kugira ngo igitekerezo cyangwa icyifuzo wakwifuza kuduhereza wifashishije telefone, nabwo turaza kubivuga ngo buri wese wipfukiranwa. ariko inkunga zose zirakenewe, ariko mbere ya byose inkunga ya mbere ni inkunga y'isengesho, bituma n'ibyo byose bikunda. urumva igikenewe cyane ni inkunga ya mbere isengesho, inkunga ya kabiri kwitabira, inkunga ya gatatu ni ugushyigikira ibikorwa byacu, ibiganiro, indirimbo zigiye zitandukanye akora. ubwo harimo gusharinga, gukora subscribe, kurayikinga nyine. ubwo ni urukundo, kwerekana ko wakunze ibintu. inkunga ya gatatu ni ikijyanye n'ubushobozi. hano murabibona ko mu bijyanye n'umuziki nta muntu wigira, hazamo izo nkunga zose, hakazamo ikibazo cy'ubushobozi. kurumva barimo amakamera, kujya muri studio, amarokesheni. tukiri aho wakibutsa abakunzi bawe location, ese bizaba bimeze bite, muzakorera he? ese umuntu ntabwo azaza yitwaje umutaka ngo imvura niyagirana ari bwiruke? ese umuntu ntabwo azavuga ngo ya sindi bwambara umwenda w'umweru naza gutaha babaye ikintu? ese urumva ni ibintu byinshi bitandukanye. ese umuntu ntabwo azavuga ngo ndarangisha? ese hari protocole iratuyobora? ese wabwira abakunzi bawe ukababwira mu magambo arambuye, ese location izaba imeze uko? nihe umuntu uzabona interview ari i Kigali azavuga ngo ese ni mu murenge wa Nyundo hagana wanyuzamo? Nakoze cyane ntangira nashobora kuba nabivuzeho, ariko igitaramo kizabera hano kuri Cross Cathedral ya Nyundo. ku Nyundo abantu benshi barahazi. aho iyo winjiye ku kiraro ugiye kuzamuka kuri katedrale, tubone ku ishusho, tugera ku ishusho ya Bikira Mariya itangira ayo mapave. rero tubona sale, tubona amashuri ari hepfo gatoya iruhande rw'iyo shusho ya Bikira Mariya. ubwo hepfo rw'iburyo tubona agahanda kagiye ku mashuri, mu kigo cy'amashuri cya Sanzare. hazaba ari protocole ibishinzwe kugira ngo yereke abantu aho sale iherereye, kandi sale irateguye, ibyicaro birahari,
turahamya neza ko ahantu hakwira abanyeshuri benshi ntabwo hazanira gukwira abakozi bacu, turahamya neza ko bose twarabiteguye bazaba bameze neza rwose. Ku kijyanye na protokole, ese tuvuge wenda hari igihe umuntu aba ati njye ndwaye umugongo nshobora kunanirwa vuba, undi akaba ati buriya ni mu gihe cy'izuba, izuba rizanyica, ese ku bijyanye no kwicara iki, ese ntabwo abantu bazabura aho bicara, ese ntabwo nyine umuntu azataha afite impamvu? Byari biryoshye ariko twahagaze nyine urabizi abantu bavuga ibitandukanye. Ibyo rwose twabamara impungenge, hari sale kandi ifite ibyicaro bizamwishima rwose, tumaze impungenge. Nibyo ahangahe nguko tukivuga ku bijyanye n'ibitaramo umaze gukorera hano ku Nyundo, numva icya mbere ngo wagikoreye muri Kanama, icya kabiri kigiye kubera ku Nyundo. Ese ugereranyije igitaramo wakoze ubwa mbere cyangwa se utubwire cyari kimeze gute? Cyari igitaramo ubona wishimiye, noneho uhita ukigereranya n'uburyo wateguye iki gitaramo cyo kuri 27 z'ukwa Karindwi? Murakoze cyane. Wenda dusubira inyuma gato, ntabwo aricyo gitaramo cya mbere nari nkoze cyo nakoreye muri santere ya Kanama, santere y'amaboko, ahubwo ni uko aho nagereye muri Paruwasi Katolika ya Nyundo nicyo gitaramo cya mbere nari nkoze. Kuko hari ibindi bitaramo nari nakoreye muri Paruwasi ya Busasamana, kuko niyo paruwasi imbyara, niho kavukire niho mvuka, ari naho natangiriye umuziki, ari naho abantu ba mbere bacikiye. Ubwo nawe ni mu karere ka Rubavu? Mu karere ka Rubavu muri Paruwasi ya Busasamana niho nakoreye ibitaramo bya mbere, nabwo barashigikira, ari naho nakoreye volume ya mbere y'indirimbo ku majwi no ku mashusho, bifashijwemo n'abakristo bagendaga bashigikira, banyoherezaga mesaje, hari abashe kunshyigikira mu gitaramo, arashyigikiye cyane bituma volume ya mbere ikorwa, aho nabo ndabashimiye, niyo n'akanya ko kubashimira. Igitaramo cy'ikindiro cya mbere mvuga cyabereye mu Kanama muri Paruwasi cyari cyiza, kandi sale yari yuzuye, ngira ngo sale ya Kanama, sale ya Nyirabajambo Kanama yari yuzuye, abantu bitabiriye, abana, urubyiruko, abakuru bari bahari ari benshi. Cyari igitaramo gishimishije rero, ngira ngo ni nabyo nishimira cyane, kubera ko ibyo niteze bari benshi, kandi nta mbuga nkoranyambaga nari ntazo gutangira gukoresha cyane, nta WhatsApp nagiraga, ntabwo rero nakajya kuri WhatsApp. YouTube nayo iriho yari itangiye gukora, ariko ntaratangira kubishyiraho ibihangano byinshi. Ubwo ni muri za 2015 ni vuba, ahubwo nuko ariho nari nsa naho ndi gutangira kongera kuzamura, kongera kuvumbura impano kugira ngo nongere ngerageze ndebe ko mu rugendo ducamo ikorana ni nyinshi, ibicumu n'intege ni byinshi, ariko uko Yesu yaguye inshuro 3, bisobanura ko natwe ari igihe byanga, uburyo bikongera bikazamuka, bikongera bikanga, umuntu akongera akagerageza, ariko ubu ndahamya ko nahagurukanye imbaraga kugira ngo umuziki nongere nkore kandi nshiremo imbaraga. Ubwo rero nkurikije uko bitabiriye, kandi nta WhatsApp nakoreshaga, nta mbuga nkoranyambaga nabaga mfite zikora cyane, ubu niteze ko ibyo nakoze icyo gihe hari ibyo nigiyemo, ubu dushaka kuzakosora kandi bikagenda neza. Bivuze ngo uri kureba mu kugereranya, uravuga ati igitaramo cya mbere nakoreye muri Katedrali ya Nyundo cyagenze gutya, ugahita ubona byibuza n'ishusho y'uko ikintu kizagenda. Kuko njye ubu namaze kwisetinga, namaze kubona ese igitaramo kizaba kimeze gute. Ubu umuntu uzi ku Nyundo, ubu ndi kureba uburyo nzamuka ikiraro nkinjira mu kigo cy'amashuri, nkamenya ngo protocole izahita injyana kwicara aha. Ubwo bivuze ngo buri wese w'umukunzi wawe yamaze kwishyiramo ngo bizaba bimeze gutya na gutya. Ubwo urumva ku bijyanye no kwamamaza, nta kindi ni ugusharinga. Ikindi ni igitaramo numvise gishobora kuzaba cyitabiriwe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Hari naho nahereye mubwira ngo ese umuntu uzaturuka i Kigali azaba yifashe gute, azavuga ngo biragenda bite, ese umuntu uzaturuka mu tundi turere. Ubwo bivuze ngo za classe zose z'ingoma z'indirimbo ashaka zizaba zihari. Ese tukiri aho ngaho mu buryo bw'imyamarize, ngize kumva ku by'akadarapo n'ubu ndacyana kumutaho. Ako kadarapo ubundi mu by'ukuri kari muri iyo classe yo kuvuga ngo mu gushyigikirana
bivuze ngo nako kazaba kaje kugufasha mu gushyigikira. birumvikana ari muri cyane uri muri cya cyiciro cya mbere n'icya kabiri. Icya mbere twavuze ko icya kabiri n'icya gatatu. Icya kabiri tuvuga ko ari kwitabira wese azakabona kandi nawe agashyira abandi. bivuze ngo bizashyira muri ya gahunda yo kubwira ngo tubone aho tugeze ku bandi twifashishije imbuga nkoranyambaga ziri kuri ka kazako n'ibisobanuro bihari. ubwo rero kazafasha umuntu uhari ariko kanafasha n'umuntu udahari. ni nka mesaje, ni nko gutwara mesaje aho umuntu azasanga ubutumwa, azasanga ubutumwa ibyo twahozemo, cyane cyane ibyo kazadufashamo. bivuze ngo kazaba kaje kunganira kwa umuntu niba atahageze azabasha kuba yareba ku mbuga nkoranyambaga ibyahabereye. ikindi arebe n'indirimbo anakore zashira kumva bizamworera, azaba areba izina abasha kubyandika neza nta kibazo. ngayo nguko ntabe njye, ntabe wowe, ntabe twe, ntabe mwe, tuzitabire. ikindi nkaba ndi kwibaza, ese utabonetse ejo n'aya mateka wazabwira umwana? ejo wazavuga iki? se wavuga ko wari uri? twitabire, tumushyigikire. uyu munsi niwe wa nyuma, utazitwaza ngo ntameshe n'ibyuma, nibagiwe kumesa, ese ndambara iki? ukibuka kubibara kuri ya matariki 27. ese nk'abantu bazitabira iki gitaramo ni iki wabasaba? ushobora kuvuga ati muzitabire muri benshi kuko bimwe mu byo abakunzi banjye bakunda nabiteguye. ni iki wabasaba? cyane cyane ko ibyinshi biba bihari, tutitaye ku nkunga, tutitaye ku iki. hari igihe umuntu aravuga ati ese ikirori kizaba gihe nazaza saa 7 ugasanga kigeze saa 10 kitaratangira. bijya bikunda kuba ku bitaramo cyane cyane hano mu Rwanda. hano mu Rwanda uvuga yuko ikirori saa 8 kikaba saa 10. murakoze, ibintu byacu birateguye neza. ngira ngo twashizeho yaba no kuri sitasiyo n'ahandi twagiye tugaragaza ko igitaramo kizatangira saa 7:30. ngira ngo twabihuje nuko hano iwacu misa ya gatatu isohoka saa 7, kandi hari abantu baba baje mu misa ya gatatu nabo bakeneye kuza mu gitaramo. bivuze ngo twabihuje n'ayo masaha kugira ngo abantu bose bazaba bavuye mu misa, hari n'abazaba bari kuza bazahahurire saa 7:30 zuzuye dutangira igitaramo. dukereje n'ubundi n'abantu baje bakadutegereza kugira ngo dutangire, ahubwo tuzagitangire kare, igitaramo kirangire kare. babandi baturutse kure baraje gukatisha, baratega bakajya hirya no hino, bazabona igihe cyo gutaha kandi kitababangamiye, kandi twarangije igitaramo twafatanyije mu gitaramo tugitangira ngo bagisoje. twifuje no kubishyira kuri amasaha ya kare, saa 7:30 tukaba dutangiye, hanyuma saa 10 zuzuye tukaba twasoje. abo gutaha bagataha hakiri kare kugira ngo rugo amahoro, kuko ni ubutumwa bwiza, ni ukwamamaza ijambo ry'Imana, inkuru nziza y'amahoro. ntabwo twakora igitaramo kirageze nijoro hanyuma abantu bagataha ibibazo. ariko n'ubundi n'utabutaha n'utabona uburyo bwo gutaha twiteguye ngaho nguko navuga ko wenda ntitwatangiye dusenga, ariko ntabwo twabura gusoza dusenga ngo twiragize Imana, twishyire mu biganza byayo, dore ko byose ni ibyayo. bityo rero reka ngusabe dusoze dusengera tubone gusoza. arakoze kuko twabibasezeranyije, twaza ko turababwira nimero ya telefone, hanyuma ku bayikeneye kugira ngo mubashe kuyibona, hanyuma mujye mutwandikira, mutuganirize, muduhe ibitekerezo kugira ngo dukomeze dukore kandi dukomeza gushyiramo imbaraga mu bikorwa byacu turimo gukora, bitewe n'uko hari abantu benshi bari kuduhamagara badutera kuraje kugira ngo ibintu byacu birusheho kugenda neza. Numva rero twagana ku musozi dusoza nk'uko babidusabye, kandi turagize Imana. kiriya gitaramo tugitegura ku cyumweru 27 z'ukwezi kwa 2025 ku Nyundo muri sale ya Sanzare, mu kigo cy'amashuri cya Sanzare. tukiri aho numva babwire nimero, babwire n'amazina ya social media ukoresha. ko hari umurwango nkoresha TikTok kurusha uko nkoresha izindi mbuga zose, nkoresha YouTube kurusha uko nkoresha izindi mbuga zose. ugate se hari n'izindi mbuga ufite ku buryo umuntu ashaka yagushakiraho? urumva ugiye kubabwira izo nimero, uhita ubabwira n'imbuga, byanze bikunze duhite dusenga
tube twasoza. nkoresha YouTube channel. Kuri YouTube ni ukwandika Janvier from Nyundo. Janvier from Nyundo. umuntu ahita abona ibikorwa bye. Tabona ibikorwa byawe ukanda mu ifoto. Ugahita ubona ibikorwa bitewe n'indirimbo ushaka ukazamura ugashaka indirimbo ushaka ukayibona. Hari n'ibindi bikorwa bihari bitandukanye. Ikindi ni WhatsApp nkoresha WhatsApp n'ubundi ni telefone nkoresha kuri WhatsApp ni 078 iyo niyo nkoresha. wazibasubiramo amazina nishimiye Imana Janvier ku bantu wenda baba bashaka kumenya kuri mobile money aho ibaruye. Ni amazina nishimiye Imana Janvier. Ikindi gusubiramo 078 ngira ngo TikTok nayo turayikoresha ni nshimiye Imana Janvier. Amazina yanjye yombi niyo nkoresha kuri TikTok kugira ngo naho abantu bifuza kubakurikirana ibihangano byacu naho binyuzaho kugira ngo abantu bose bagereho neza ku buryo butagoranye. Numva izo arizo nkunda gukoresha cyane. Ababisangaho rwose batubona kuko ubu n'ubundi watubuze aho ngaho yazishakira kuri WhatsApp, watubuze kuri WhatsApp akajya kuri YouTube ko yabibona. Naho izo nimero za telefone ziza zikunda kuba zihari ku buryo umuntu atatubura yakeneye ashaka kutubona. Okay, ndakeka waturagize Imana bityo tukaba twasoza. Murakoze kadusenge izina ry'Imana turagushimiye Nyagasani Imana yacu, tugushimiye ko wabanye natwe waturinze twitaho tugirira impuhwe dukomeza iminsi yo kubaho. Izina ryawe riragushoboye. Tugutuye rero Nyagasani ubuzima bwacu, tugutuye igitaramo turi gutegura kugira ngo bizadufashe kigende neza. Kandi Nyagasani dufashe abantu ubutumwa bubagereho kandi barusheho nabo kubwamamaza kuri bagenzi babo. Kandi turakwinginze ngo ukomeze wagure imikorere yacu kugira ngo dukomeze dutere imbere muri byose. Imishinga dufite yo kugura ibikoresho kugira ngo turusheho kwaguka no kwagura ibikorwa. Ibyo rero turabigutuye kugira ngo uzabe dushoboze. Tugutuye rero abantu bose bazaza kugira ngo uzabacire inzira, bazagere n'aho amahoro, bazagere mu gitaramo amahoro kandi bazataha amahoro. Turabisabye tukwinginze ngo Yesu Kristo umwami wacu ibyo bakeneye dusabire ku izina. Arakoze cyane Janvier ku mbuga ze yagiye avuga zitandukanye. Ndakeka kuri TikTok ni Nshimiyimana Janvier, kuri YouTube ni Janvier from Nyundo. Yanjye nari umunyamakuru wanyu Fizo udahwema kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye byerekeye umuziki wa Janvier from Nyundo n'ibindi hirya no hino. Murakoze cyane. Ibiganiro nk'ibi nta kagaruka. Ciao ciao.